bahaye ikaze bakunzi bacu mwese mudukurikiye ni turacyari kuri Keza TV show nk'ibisanzwe ndasuje mbifuza gukomeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi kundi reka nizere ko mumeze neza mwese aho muri mu bihugu bye bitandukanye ariko by'umwihariko ndagushimira wowe udukurikirana wowe wakuze subscribe ndetse ukandika comment ukanasharinga ikiganiro cyacu ku nama n'ibitekerezo mutanga rwose turabashimira cyane Imana ikomeze kubaha umugisha uyu munsi ndi kumwe na Prophete Kayusi ndetse na igewe ntirihinduka Prophete rizajyaho ryari hacyari igihe cya Prophete twagusuhuje yego amani Imana akomeza bane namwe kandi muhorane ndishimye kuba Prophete bivuga iki ya no muntu wubaha Imana no muntu kandi wubashwe cyane uvuga ijambo ry'Imana gitangaza vuga butumwa tuguhaye ikaze nanone yego murakoze cyane muramubwira ko tuzatabarwa umunsi umwe uko nanjye natabawe ni Prophete Kayusi nta kihinduka okay umeze neza sanyene ntago birarangira uko nibyo abantu barakuzi ndagira ngo mbanze fukamira Imana mundi nyisaba imbabazi ariko wanasenga wicaye nta data so mu ijuru izina rye ryubahwe nongeye kugushima uyu munsi nongeye kunezerwa bitewe n'abantu ndi guhura nabo muri iyi minsi bari kugenda bagerageza guhinduka Mana buri kibi cyose ngomba gusatirana naco nkangana naco ijambo ry'Imana nkangana naco data twese mu ijuru ni wewe utanga umugisha kuri buri muntu wese ni utanga guhinduka ku muntu ni wewe ugorora ibintu byagoranye Mana nongeye kugusenga no gusaba imbabazi ku bibazo nagiye nyuramwo nongeye kugusaba buri gikundiro cyose nongeye gusaba umpera umugisha abantu bose batuye hirya no hino mu Burayi ndetse mu Bufaransa muri Kongo Tanzania Burundi umpera umugisha abantu bose bankunda Mana uri gitangaza mpora nkuramya mvuga ko uri Imana koko yukuru uri Imana y'igitangaza uri Imana koko y'ingenzi mu buzima bwacu umwuka duhumeka niwe Mana tukesha ibyo byose ndabigusabye mu izina rya Yesu Kristo amen ige katahumirije yareba nuvuga ngo abapagana aho bari hose batemera ko ijuru ribaho batemera ko Imana ibaho niko baba bameze ariko no biteye kuko ndagira ngo ndakurebye mbona urakanuye inshuro nyinshi wenda nubwo nshobora guhura n'uyu nguyu ntago ari uko usenze umuhungu wawe ari kureba so no kuvuga ngo uko byagenda kose aho Satani iri ntago hajya habura uruntu Satani ni ndese kandi ntago ndi kuvuga ko ndi Satani none mvuze Satani iyo ari ahantu abantu bari uko byagenda Satani adukorera kandi Satani ikora mu bantu ndakanuye maze gukanura ariko ubundi banakeza bananari kureba reka nkubaze ikintu kimwe wemera ko Yesu Kristo ari we watubambiye ku musaraba cyane wemera ko Imana ari yo yagutijura nko kuhumeka cyane none se uyikoreye wabiki uyikorera n'ubuntu uyikora none se Imana iratanga kandi Imana yiguhaye ntago mukura kuko muguze yanaguhenda urabizi ko Imana uko watangiye sibyo warirukanse cyane uko bishoboka kuri iyi shunda ndagira ngo tuganire ariko kuri jewe kumwakira ntago navuga ngo ngiye kwiruka ngomba kugendamo gahoro kugira ngo mwakire urabona ko naje nambaye ubushize mperuka kukubwira ijambo ry'Imana urangurutsa utangira ndetse utangira no kumenera utangira mbese kunyumva yuko wewe ukorera abazimu udakorera Imana kandi ngiye kuba narakiriye nta gukorera Imana uracyari umutinganyi kugeza iyi saha uracyatingana mu kabuno k'abagabo urabyemera kandi ibyo bintu urabizi ko byarimbuye Sodoma na Gomora ngira ngo urabizi ariko ngi mpamvu ngo Sodoma na Gomora ibyo nibyo mwiyumvira abandi n'umuntu wabyanditse nanga ari umuntu none se basi reka mubaze ikezi sibyo yewe buri inshuro nyinshi nge mba nifuza ko twaganira ibintu bizima iyo nahuye n'uyu mugabo sibyo ko nge sinkibita umugore kuko sinkimwita ku bwanjye bibaye ngombwa namwita ibintu ngenda gahoro ibintu toberukanka none se reka mubaze kuba narakijijwe wabyakiriye ute kuba ngewe naratandukanye n'inyo z'abagabo nkari kubutinganyi nkava mu ruriya muko abadayimoni ibyo ni ibyawe nyene wabyakiriye ute nk'umuntu twahoranye turi mu buzima bumwe nk'umuntu wari shere nk'umuntu twigeze kubana rukumva nkiri muri buriya buzima ariko nkagaruka nkavuga uti yamara Imana yarantumye ati genda ubwirize n'uriya mwana wasize inyuma magiranye n'ibyo rega no kubwiriza bose suyu gusa none se kuba nasubiye inyuma nkahora nifuza ko nakubwira ijambo ry'Imana nikosa ndi gukora nakosa ufite nta n'ikimwaro mfite kuki utumva se nyine ikibwirizwa cya Kayusi ikibwiriza cyiwe reka nimba ari muri bene abandi bapenga amasengesho y'umuntu ariko ngiye nizeye Imana
mukubwirizwa kwiwe ndabyumva pe n'ibyambwira mbyumva nanjye ndi umuntu areka ntabwo mva amaraso y'icyatsi nimba ava amaraso ari umutuku nyine nkava amaraso y'umutuku ngomba kubyumva none kubyumva kuki utabikora nyine ngo byumve ntabwo nirukanka muyirekeza nareba ukuntu se we wambaye karaka veste sikako oya nareba ukuntu se sibyo urabona kuko njyewe ubu ngubu nta umwana mwiza ukeye ukorera Imana yahinduye ibintu genda ndasaba ubufasha bw'abantu bagomba kuzujya bahora bansengera buri munsi batokesha bari abazimu na bari abadayimoni nanjye bamfashe nyine bingemo ninde se kw'Imana yakunumye kw'Imana imaze imisi kunumaho dore gusengera dore nu uri upinga uri usuzugura ni w'Imana inyuramwo okay bwo bugiye kubikiraro cyanjye rero ariko ubundi uzi kugira nkwambu uzi gusenga usengera he hari kuba natubwire muri katolike uri ko musengero ryari okay natubwire isengesho ryo muri katolike nta kibazo wenda nemereye yuko nawe yemera Imana utabarizwa mu butinganyi mu cyuka cy'abatinganyi gusa nyenze ngiye muri katolika ariko reka jye ubyemera umuntu nakakubwira ngo uri umutinganyi nkuko nanjye mbere babimbwiraga nkabarwanya ariko nkabikora sibyo kuko narabikoraga nanjye ndi mu misa ya mu gitondo ya burakeye ujya gusenga nyanja gusenga wigize kumbwira ngo ariko byibuze nadukorera agatangaza keza nadukorera agatangaza byibuze asenge oya gusenga nabyihorera ige niba ko kuzahinduka dukorera ikintu kimwe cyerekana kuzahinduka yego izo mitwa uzikuremo nazikuramo ayo mahereno yikuremo cyane yakuramo yego buriya izina rya Yesu soka satani soka datani munahera ku kantu gatoya ndishimye cyane ubu ngubu munahera ku kantu gato ntabwo ibintu biza ko kanya yego koko byibuze ibintu ni gake gake kuko ni uko mama amahena gakuramo impeta ibi byose ni by'abadamu hari n'irindi herena afite mu kanwa ku rurimi yego tugera gakuyemo ariko hasigaye intoboro nkarazibye imisatsi yo ikaremano ni Imana yamuhaye wenda ntabwo tumubye ngo ayogoshe ariko akizwe mu myitwarire imisatsi wo ntabwo twavuga ko wogosha ni uburenganzira bw'umuntu ariko ntabwo nose ntabwo ajya mu rusengero ufite dread ariko ntabwo kino kimenyetso gihagije ntabwo gihagije natwe twatse akamenyetso gato yego kubera ko burya n'umwana arakambakamba akazahaguruka yewe ndi kwitegura kubatizwa mw'imisi uri kwiga uzabatirizwa he je ndi kwitegura kubatizwa uzabatirizwa he nzabatirizwa aho Imana izanjyana musengera muri RD yewe sengera mu barokore ADPR yewe yansengera mw'imisi ziri privé nawe urabizi ntabwo zose zifunze ntabwo zose zifunze ariko jewe rwumva aho njya gusengera sibyo aho njya gusengera mw'imisi umva mwanzanira nuze nkakuraho iyi mask nasize ku maso akamiri wari se oya basi byibuze utangiye kumva yuko Imana watangiye kubaha Imana utangira gukunda Imana cyane rwose siko kibisiga maskara ndayikunda urabizi ko nyene no umutinganyi wakasamutwe urabizi ko nyene no umutinganyi utingana ku rubanda urabizi ko no umutinganyi ndetse barampanuye bakabuno barakarangaje barakagize gutya ariko ibyo byose jewe nabishize hasi nshira agapira hasi ndavuga uti ibi ni ibintu nanuze ufite ngo nkate zino nzara iby'inzara n'ibikisi inzara uzazikatira wazikoresheje amenye suka zirumaguru ukazikuraho ko namenya cy'inzara ntabwo ngiye nkatisha inzara ngomba kwishoza rero jewe ikintu nakwisabira ntuzongere kunyubahuka ngo ubaho ku mukozi w'Imana nuzajya ubona natinye kuzana Bible yanjye ngira ngo nisomere Bible nanamusubire wa murongo wanditse yari buyice wo muri Yohana 3:16 ngira ngo nawe urawuzi rwa rukundo Imana yakunze bari mwisi ntimwatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese ahabwe ubugingo buhora hatarimbuka ese Bibiliya wayigiye bitewe n'amasengesho maze imisi mpura nayo urebye ndi kugenda nyisoma haba se muri bwa butayu wagiyeyo ubutayu bwa he hariya handi bamwe ngo uzajye mporayo n'ubu ndiyo ujya mu butayu ugasikayo yewe amaze kuba kabiri byonyine kuba byibuze ngende guhumeka umwuka w'amasengesho kuba ngende kumva ndi umukozi w'Imana ndi kumva ashaka gukorera Imana nkaba najya kubwiriza hirya no hino mu bihugu byo hanze abantu bakumva ubuhamya bw'ibibazo byambayeho n'uburyo kinge nakorewe ihohoterwa nkiri umwana hakaba hari umugabo wongenye muri buriya butinganyi nkabukuriramo ubwo buzima nkahura nawe nkatingana nawe tukanabana abantu bakanabimenya ntago bivuze ngo ngomba kugutererana ahubwo ngomba nawe kukumvisha ko Imana ibaho twazige dora duserera cyangwa untokinga cyangwa unuka ariko abantu bakabona ko nako nagize sibyo ko bimeze abadukurikiye namwe muzagikirwa bivugaho ujya
ubwo butayu nibwo bita kujya mu butayu bavuga ngo ni ukujya ku musozi niko kujya ku musozi ushobora kujya kundi saa 12 n'imwe abantu bajya gusenga ku musozi mu ishyamba buri muntu wese aba afite ishyamba cyangwa se ukajya ahandi bahita mu cyaryo ahandi wagiye ahandi ese kayo uzi kwiyiriza kanyarira jewe ni kanyarira njyewe ntago nakwiriza oya ntago nakuburara nta nubwo nabwirirwa Imana se kwima ibyo kurya buri munsi ngaho nyumvira oya buretse ari ukwiyiriza wasenze kwiyiriza birumvikana sibyo udashobora kwiyiriza bigira igihe ntago ariko biba buri munsi sibyo we nabyo urashobora ariko oya nta nubwo nanabishobora ariko igihe nzabishobora nigibwa nyumva bindimo wisonzera ntago wabishobora kwiyiriza ngira inzara kandi Imana ibigomba kundinda inzara ntago bivuze ngo gusenga Imana ikumve cyangwa kuba umukristo wa hatari ngo nukwiyiriza Imana yakumva ko tutabanje kwiyiriza wa muntu ujya gutanga amaturo mu rusengero nawe utatanze bose ni bose barangana ngeze ko afata umunsi nkiriza kwa kundi wumva ngo umunyabyaha imbere y'Imana bose barangana none se kayu mu gusenga abantu badukurikiye baraza kudufasha ni ukuvuga abantu bagira gusenga bitandukanye ariko n'umuntu ukubwira ati niba usenga uri umukozi w'Imana burya kugira ngo Imana yumve icyifuzo cyawe ugomba kwiyiriza ubusa ngo byirukana ngo abadayimoni iyo wiyirije ubusa ugasenga ukirirwa umunsi wose utariye ngo biba bitandukanye n'abandi wasenze yariye ibyo bintu biratandukanye pe bishatse kuvuga yuko wasenze wariye Imana itakumva urumva ngo sinzi ariko ngo hari wirije ubusa Imana yakumva yarakumva cyane ni ukuvuga ngo Imana urukumva none se ko nyimfata umunsi sibyo ko usenga mu idini ry'abatinganyi uri kuvuga ngo ufata umunsi wiki ariko amagani wigeze kumbwira ngo mugira idini ryanyu idini ryanyu ni rirokore ubu ntago yanyumvisha ko asenga Imana anyumvya ariko nawe wayigiyemo iki iryo dini ariko ibyo byose nabivuyemo bitoke mu izina rya Yesu umva nkubwire kwiriza ntabwo kuvuga ngo wajya mu rusengero banza usubize ikibazo akubajije namusubiza kwiyiriza se we kutiyiriza ko tubizi kugira inzara kuko mora ngwanurira buri munsi ko mora nkubwira ijambo ry'Imana ukanarutsa kuko njye ubu ngubu naje hangaha nzi neza ko uri bongera ukantuke ntabwo tukaramwe ariko noneho niba kukwaciye bugufi nawe watangiye gukura mu bya bintu bigaragare kuri kugenda wumva gakiza natubwire kwiyiriza ntabwo kuvuga ngo kuba ngo Imana ngo ntabwo yakumva ushobora gufata umunsi wose sibyo batingiye mu masengesho ngiye kwiyiriza kugira ngo numve yuko muri jewe icyo nshaka kubwira Imana inyumve ikakumva kandi ushobora kwiyiriza mu buntu no si nta bantu bashobora kwiyiriza hari n'abamara iminsi 3 batararya kandi bari gusenga kandi Imana umunsi wa kane Imana ikagusubiza nakubwira ngo ntago gusenga Imana ngo ikumve kuruta uko yakumva urikumva hari ibintu abantu mutaramenya sibyo kwiyiriza ubusa cyangwa kuburara kwiyiriza oya winunga intoki ntago ngende gutuma amasengesho yanjye niyo nizera kuruta uko we nakwizera kwiyiriza ubusa cyangwa kuburara iminsi 3 wavuga ngo wowe ntago ushobora kwiyiriza kubera ko yuko ugira inzara nyene iyo nzara Imana igomba kuyindinda ushobora kujya amasengesho none se kwiyiriza niki no ukwibabaza kugira ngo Imana nayo igire ikintu gufasha none reka nkubaze iryo jambo ariko ni we Imana uri kurivuga oya kutiyiriza kuko ari njye wakwiye kubera inda yawe yakunaniye ntabwo ushobora kwiyiriza umukozi w'Imana aba agomba kujya gusenga yanariye urabyemera uhaze ibyo bintu byo kwiyiriza oya ibyo bintu byo kwiyiriza ubusa oya aho ngaho nibiba ngombwa ariko nibitaba ngombwa nzarya rero wewe ntabwo ugenda wiririye nzajya ngenda nariye mw'abakristo mwe dukurike muri akanya kwiyiriza ubusa ntabishobora ngira ngo ngira icyo nanga ku Mana nibabaze kugira ngo bikune uyu udashaka kwibabaza se kwibabaza kuruta kuva mu butinganyi nukuhe ibyo nawe ni wibabaza ubuvemo toka azabaza daimoni nawe ushobora kwibabaza kuba mu cyo ushaka va mu butinganyi nawe wibabaza nawe buvemo nawe teye intambwe yateye wintokinga ngo ntondagire nk'intozi umbwire ngo kugira ngo Imana izanyumve no kugira ngo ngewe oya ngo no kugira ngo oya ndabizi ntabwo namuburanije keza nta muntu ushobora kuba ariko n'umutinganyi we nta jambo akakanyi ufite ijambo rihe ntabwo gute kandi utemera ko Imana iba ngaho uva mu butinganyi no guhera umunsi
ntuzongera kuryama n'abagabo naga ari kujya kuvuga ngo ndatamivamo none izi saa babiri by'indagaro gahoro n'abakristo mwe n'abakozi b'Imana bizaza kubera Imana urumva bizagenda bizaza cyane pe niwe tukaza kubona wambaye mu agapantaro cyane rwose abazemera kwambara ka veste yambara ka costume n'agakaruvate nk'uko kwa nanye nka neglige nk'abandi bose sawa rero aho twakumvikana ariko ntituzongere guhura kupinga Imana kuko ngi Imana yambwiye Imana mu buzima bwawe baba bwose bishoboka sinshobora gupinga Imana ahubwo ngo nimbuzi y'ukuri umuntu usenga sibyo nimbuzi kuri umuntu usenga bidashobora kwiriza why ese wowe urabikora nje nshobora ndabikora umbe ngo nshobora ngo ndabikora oya mumbarize idini ry'ubutinganyi idini ry'abatinganya rimwe ajya yiyiriza ririyiriza ibyo dini ririyiriza ko ritabaho ntibiri bibaho ibyo biri kuvuga nanjye naribayemo tushobora umva nkubwiye suvuga ngo nugushobora reka ndakuzi ige reka nkubwize nukuri unzi se he ndakuzi ko wewe warakajwe no kwakira agakiza n'umwami Yesu nge nakiriye itonde we ishuro nyinshi icarutagwa babarira icara neza gutagwa witeze kandi wowe waraguye umva nkubwire sibyo mu bintu byitwa ngo nimbuzi ko uri umukristo ese ibyo ni kuvuga ngo byo kwiriza ubusa ko ntarabijyamwo sibyo ntago bishoboye ko nyiri mu rugendo rwo kukagira akakiza n'umwami Yesu ko yitangira wenda ko nzahura nabyo okay ndi nyuma yawe noneho uri kumukurikira muri make nawe urashaka kwakira agakiza n'umwami Yesu cyane waracyari mu nzira zo kugira ngo amenye ibyo kwiyiriza nawe uracyari mu nzira zo kugira ngo byo kwiyiriza niriza ubusa nkandi ubundi Imana yampaye ibyo kurya kandi ngomba gusenga Imana nanariye sibyo gute ushobora kuba wakwicara Imana nibona ko mbabaye urumva Imana nibona ko mbabaye nta nubwo nzirirwa nyifukamira iyo ubwagizagira ubumuntu kuko ni Imana n'inzara kera ntago uyu munsi yakwemera ko wicwa ntago ushobora gufukamira Imana ako butinganye muvuga ntago ushobora gufukamira Imana ako mgifukamira buri munsi nanjye navuze ati igihe kizaba kiri ngombwa ko kandi uvuze ngo ntago ushobora kwifukamira navuze ngo banza wumve Imana ishobora kugira ikimfasha n'igikamiye nawe urabyemera nibyo kubera ubumuntu bwayo ntago uzayifukamira ntago ushobora kwisaba nyifukamira buri munsi ahubwo ndekubyaje igihe izamfashe y'ubwayo yabishatse y'ubwayo ntabwo nakugiye Yesu yipfukamira niyo yasenze arapfukama reka nisenyere dahuri mu ijuru yanjye niyo umenyereye sibyo izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu dahuri mu ijuru izina ryawe ryubawe ingoma wegire hose nk'uko bikorwa mu ijuru ifunguro tunguduye none tubare ibyo cumiro byacu nk'uko twabari baracumiyeho ntudutanye mu koshya ahubwo tuziki ibyago amen ndakuramutsa Mariya wuje Imana n'Imana wabuje abagore bose umugisha neza umwana byarasingizwa wabuguje abagore bose umugisha neza umwana byarasingizwa mubyeyi w'umukiza udusabire umubyeyi w'umukiza utubare hafi n'abandi bose bari hafi udusabire mubyeyi w'umukiza turakwinginze nta wundi twabisaba sibyo mubyeyi w'umukiza turakwinginze turakwisaba nta wundi twabisaba sibyo mubyeyi wacu tubisibye tubitinye mu izina rya Yesu amen amen kayo nuko mwasengaga muri oya buri muntu wese agira amasengesho ye kuko aya masengesho asenze yetse mu gikatolike asenze mu gikatolike sibyo hari n'abasenga mu kirokore hari n'abasenga mu kiratini hari n'abasenga muri hari n'andi masengesho atadusengeye yo mu butinganyi bwe sibyo kwa kundi kuvuga ati Imana ngo mpabatinganye ngo uyu munsi njyabe n'abagabo barenze 7 mpabakiriye mpabakiriye kuko nawe ajya yicuruza ko nanjye ubwo buzima nabo baye nicuruje yakana kandi nicuruje urarabize kandi nese ngo wasanga bize ariko buryo narakuvuzeho nyine wasanga yaraje kugura ku kivu njya gutekereza rega kese muraziranye kera njya gufata uyu mwanzuro wo gukizwa nari mbizi neza ko nzahura nari mbizi neza ko nzahura ndaza kubijugunya ku giti cyane bibike urabyishugunya ndabijugunya ku giti cyane nari mbizi ko nzahura n'ibigusha nari mbizi ko nzahura n'abansebya ariko kayo ikintu nabonye gisa n'akantu gato ntabwo ari ikintu gikomeye gisa nk'icyakwangije nyine muri bino bihe by'ubutinganyi usiko utazi gutereta biragoye gutereta kubera ko sibyo biragoye ku giti cyiwe cyambere cyo ngomba reka nkuvuge ese ko patrio bahaye ijambo reka nkuvuge ntago ngomba gutereta kuri pressure ngomba gutereta kubw'ubuntu Imana ikampa ibintu Imana ikampa ni vavu Imana ikampa umukobwa mwiza umumetisi
ntago ngomba gutereta kuri pressure nta nubwo kucyuri umbwira ngo sinzi gutereta se impamvu umva reka njye nitahire basi impamvu nuko urabyibuka wa mukobwa mwari muri kumwe kumutereta reka da biragorana da uratubwira uti ngibi byo gutita simbimenyereye abakobwa kiti ntabwo yarabibizi kandi koko ni bishyashya ubu ngo batangiye ndavuga se uko tereta iko wateretaga abahungu siko watereta n'umukobwa oya biratandukanye cyane tandukanira he ko byose ari ugusaba kuko ucyambere cyo nkiri muri buriya buzima bwo kuryamana n'abagabo tubuje ibitsina urumva ko biri difference ya kiragihe ngiye nabikoraga inshuro nyinshi ngurishwa kandi nabikoreshwaga bucakara uri kumva itandukaniro ikindi cya kabiri nuko abakobwa ntabakundaga muri iriya minsi ubwo urumva nyene kugirana imishyikirano nabo ni ibintu bigoranye kuri ngewe nubwo mwagiye mubibona ko bingora gutereta abakobwa ariko bizajya bigenda biza kubera Imana ntago rero nabiforce cyangwa mbihatirize Imana y'ubwawe nibona ko nkwiye Imana winshira mu ijambo gemba iyo ndi kuvuga Imana y'ubyubaha ngiye nandi gusenga mu giti cyanjye kwa kizagira ngiye nkazira nkukubitira mu kiganiro yewe ndi gusenga mu giti cyanjye je nakiraga kiza jumba barira mbanze mvuge nawe vuga nanjye ndi gusenga ntukazajya ntibakazajya bampuza nayo wasinze gasinda mariki sawa rero Imana igumugisha so niyo mpamvu ndi gukubya ati ntibyabura kungora ko ntago nari mbimenyereye kuganira n'abakobwa cyo gutereta abakobwa ntago nari mbimenyereye birumvikana bigomba kungora nkuko bizangora kwiyiriza ubusa ndi gutanga ibitambo kugira ngo Imana igire ikifasha nkuko bizangora kwambara ka veste nkuko bizangora gusoma Bible ni urugendo rurerure ko nizeye ko hari abantu babiri inyuma bazabimfashamo kandi murahari yego yabye yari kwishyuye ko nasize bimeze nabi cyane sha nawe yigeze nyishyura no kuri Imana ako nawe yari yashizemo si yari yashizemo oya yari migice kuvuga ngo igihe cyose niyo yayizana yuzuye igihe cyose azumva ko tugiye guhura akazana itabi akazana inzoga akazana urumogi urumva akaza nuko nanjye nagiye mpura n'abandwanya nuko nk'urumogi nge nasenze bani binguraho namwe urumogi namwe kokayine nabaye umusambanyi w'umugabo uryama nabwo baje ibitsina nakoze ibibi byinshi ariko Imana yamaye akana n'ubura cyangwa urumogi okay nimba ubona ko ndumwa Imana iguha umugisha waramubonanye sha ndawe no kusebanya mwanguke byo ni sebanya nanga ari gusebanya ntago ndi guhangana na Sekibi cyane ko yavuze ngo Sekibi ni wowe yemeye guca bugufi imbere y'Imana igihe cyose wumva kugihanganye n'Imana uracyari hasi cyane kandi uracyahangayitse we wanambye mu butinganyi ariko uzawuva mu kenyutse n'inzu habaye iki none se ubutinganyi uko bize umuntu mu butinganyi wahanutse oya oya urahanuye yego gukenyuka uzikara ugupfa gukenyuka none se ubutinganyi niki sha tuzareba ubutinganyi oya buretse ni wango ubutinganyi ni byiza keza urabushyigikira ariko gukenyuka ni ikintu impamvu nabuvuyemo ni iyihe nuko nari nzi ko nzapfa uvuze nabi nawe uvuze nayo kwishingira umugi ntago wantu mbonanye urafata umwana w'Imana ukamubeshera ngo ngurumogi nguma guteze ubwo abandi babaza niba nk'umubyeyi ngo Imana yarankijije kuki ukomeza kubinshinja wasanga n'umwe ukirunwa ubutinganyi aho banyo naho mbaze ariko ngira ngo uriya murango nawe ujye wumva wo muri Bibiliya uvuga Sodoma na Gomora ngira ngo nawe ujye wumva ariko ibyo bivuga Sodoma na Gomora kandi ni ndabivuze ibintu byabayeho Bibiliya ntajambo riri muri Bibiliya none se babyandikishije ukuntu abantu bagiriye ibibazo ntubizi ukuntu byagenze bite abenshi bapfuye nabi siko meze muri kiriya gihe hari kamera abagaho abenshi amaze abagwaho abandi bapfa nabi birenze kubikeka abandi babibimuga urumva sasa do agiye kwitaba abatinganyi bagenzi babo niyo mpamvu tutapfa guhuza rero nyine urumva aracyajagara nimba Imana imba ya muntu imyaho buri munsi abantu bakamubuza ati wihura na kiriya kigusha ariko Imana ikambye ati genda umubwire agahita ashira hejuru ibintu ni gake umva nkubwiye ngenda garutse uri kuvuga ngo ngiye kwitaba abagabo ngo ngiye kwitaba abatinganyi nanjye kwitaba mwene mama n'uguhamagaye niwe umamagaye ari ibyo barimo arambaza kamukwereka dore nguyu Yesu uje kumuratirana kuwo mwavuganye kare kuje kubimuratira handitseho nguki handitseho nguki nta batinganye bayo nkeneye bagumane handitseho nguki nta batinganye bayo nkeneye bagumane je nabatinganye ngiye kwitaba nawe ikintu kimwanduza usa neza oya reba neza nese wabona ko ngiye nambaye nako nsa neza toka satani ariko reba ukuntu bimeze
Jesus ni igihe gito amavuta y'Imana ari kugenda mpumuraho bagusize amavuta bamumusize reka ngende sibyo urabona ko nkeye cyane ntawe umuriye n'uyunguye akunda kwimurika mba ndi kugaragariza abantu ko nayo reka ngende ara hantu ngiye kujya mu kanya kugira ngo bayibonye hano ngiye kureba ndakeye cyane n'akaveste keza mu rugo barimo baramamagara ko ari abatinganyi bari guhamagara abagenzi bawe uri kuvuga ngo uri kujya wagiye ugashorera ukagenda ko nta muntu wakuziritse ko nta muntu wagufashe amaboko uwo ari kumva nta muntu afite ataratingana nanjye bagiye babimbwira nkabarwanya buri segonda uyu atingana kurusha isazi nahise ntabwo ubwo buzima twabubanyemo ntarakizwa ngiye nafashe umwanzuro nafashe umwanzuro umunsi wose utabikoze se ndi kukubwira ngo uyu nguyu ndiba ngo uyu nguyu yasinyanye kontra n'abazimu yasinyanye kontra n'amanimbi ku buryo adashobora kurikuza uko wagera mu marimbi kujya gushaka y'amafaranga niyo mpamvu yo gurana kuvuga ngo nyewe naye nyenjaye nabisabiye Imana imbabazi yamaye umugisha impossible ngiye nako najyaho hanu n'Imana irabizi sinajya wajya mu kabuno kabagabo reka mbikubwire mujya muvuga ngo Kayusi ngo yivuyemwo ngo abavuyemwo reka noneho mbagaragaze amabanga y'abatinganyi yose ngiye kuziyenyeshira hanze kuko ni Imana negagisha turimo kugana ku musozo rero Kayusi nagira ngo ugire ikintu ubwira abantu badukurikiye kuri Zakayo icyo nabwira abantu badukurikiye muri akanya kuri Keza ndabakunda cyane kandi amahoro y'Imana akomeza abaye namwe abatuye hirya no hino mu bihugu byo hanze ndabacuruze cyane mbabwira ko nazigira mbatenguha mbabwira ko mwakomeza mukansengera mwakomeza mukamba hafi mu bibi n'ibyiza ku Imana nacyo naduteganirije kugira ngo tubeho tubana mu mahoro ukunde mugenzi wawe nkuko wikunda kandi ikindi nababwira mukomeze mumbe hafi ndabasezera cyane mbabwira ko tuzajya duhora turi kumwe mbabwira ko nkomeje kuguzura umwuka wo gusenga cyane aho muri hose mubasha kugubwa neza kandi ndabakunda cyane icyo nabwira abantu mumfashe gusengera uyu mwana w'umuhungu bita Ige nawe wigize umutinganyi dore ko amaze imisi yarananiye dore ngiye nakira agakiza n'umwami Yesu ndashimira Imana kuba yarankuye muri bwa butinganyi yankuye muri za nkutenye nari nziritswe na Satani ariko rwose mudufashe Ige nawe mukomeze mu musengere nawe bivemo ahora ntuka yewe ahora ndeba nabi ubu nabaye umwanzi we ariko ntabwo umwanzi wanjye ariko Imana niyo rimbwira ngo uzagende uzajya umubwira agakiza ko ari keza kandi ndabakunda cyane Igarcyo warenzaho ntacyo narenzaho kindi gusa ntabwo ngenda umwanzi we kuko Imana nibigena ibintu byose utegereje ariko wahindutse ni igihe kiri imbere gato zere ko utazatinda Kayusi ntacyo atakubwirije yarigishije yararushye twizere ko umunsi umwe nawe uzicara ukiyigaho ugafata umwanzuro nk'uwo yafashe erega ntabwo umuntu yirukanka agomba kugenda gahoro gahoro reka mbashimire mwese rero twabanye reka Kayusi dushyire imbere y'Imana hanyuma dusoze iby'Imana ikora biradutangaza ntuwamenye uko biri ariko icyo nzi ni uko iby'Imana ishaka ari byo nkwiriye gukora iby'Imana ishaka muzabiha umugisha iby'Imana idukundira tuzabisenga data twese mu ijuru iri gumuha umugisha kandi mube hafi yifuza kuva mu butinganyi yabuze uko agira dore yabaye imbata y'umunyabyaha dore yabaye ikibazo muri rubanda yabaye iciro ry'imigani ahora asenga abazimu n'abadayimoni Mana umuha umugisha iryo niryo jambo ry'umunsi murakoze abasenga abazimu n'abadayimoni